ubundi bakubwiye ko ikibazo ari iki? Ntago bigeze babimbwira kuko atari ibintu nabyirukanye. Sonde icometse hehe? Mu gitsina. Oya. Gwayo gatangiye nshaka kwihagarika nkababara mu kiziba cy'inda. Noneho ariko nkabishaka nkagenda. Nkagenda nkihagarika biza kugeraho nagenda bikanga. Bigezeje mu myaka 10 nibwo natangiye kumva ko noneho nahaguruka ngita nikubita hasi. Nafatana ku rugo nahagarara nazamuka nkumva mu mugongo ntago hari kuza. Ukandamage farasine. Dore ndiyibire mu murama no urukira mu burinzi ntangura ngo umushi n'umushikazi beryo kuri Rusizi. Sogokuru senga bukwase gyanda cyamira abanyimandwe inkora mwuga mandwe imvurugira ku munwa. Kora umurimo wanyu sogokuru. Murambere zanjye. Ibyo utaburamo ni ibiki? Inde bikubwiye? Inde bikubwiye? Alright, reka ngusuze cyane umukunzi wese wa Favgaz TV aho herereye hirya no hino mu gihugu cyangwa se no hanze yacyo. Upfa kuba gusa wumva ururimi rw'ikinyarwanda dukoresha hano. Reka ntange nsuza kwanza abarundi abashinga ntaye mbasuza mu kirundi cyabo mbabwira ngo ni sawa amakuru yanyu. Hanyuma nsuza abatanzania mu giswahili cya kindi cyanjye cyiza cyane kivuga ngo bite byanyu muri rumwe rwanyu namwe rw'igiswahili. Abashinwa amakuru yanyu mu gishinwa ndabashuje cyane babwira ngo amahoro y'Imana akomeze kugenda abageraho. Nitwa Junior sinjya muri migozi mpambira. Murabizi rero hano kuri Favgaz TV tujye tugira igihe tukanasura abantu bari mu buzima bugiye butandukanye. Ngira ngo hari ama video menshi mwagiye mubona twasuye masegonda mu rugo iwe dusangana umubyeyi bayeho nabi. Tunamusabira ubufasha hano ku bantu badukurikira. Tujye tunyuzamo tugasura n'abarwayi. Mwarabonye mu minsi yashize twasuye umwana w'umukobwa witwaga Jura yaje no kuduca myanya y'intoki arapfa. Tunavuga tuti ruko ridashira kuri we. Uyu munsi rero hari umukecuru umwe twaje gusura karere ka Gasabo umurenge wa Nduba umudugudu numiseho yitango ni Kabungo. Ni umukecuru umaze imyaka myinshi arwariye mu nzu. Twavuze tutireka dusura uwo muntu turi ubuzima bayeho ndetse tunamuragiza Imana tumuganirize. Buri umuntu arwaye abana dukeneye abakeneye abantu. Favgaz TV niko tubigenza duhagaze ku rugo rwe ahantu atuye tugiye kumusura tumuganirize ndetse mure n'ubuzima ababayemo. Niyo mpamvu babwira ngo buri munsi jushimira Imana igihe ubona umeze neza buriya nuko Imana iba yagushyiriyemo imiyaga igenda ikumeneramo. Niyo mpamvu mvuze ngo munkurikire dusure mukecuru tumuganirize tumuhe ku byo dufite harimo no kumwihanganisha dukomeza tumukomeza. Iwe naha kamera twagiye. Favgaz TV team reka dusura uyu muntu turebe ukuntu byifashe. Buriya ubuzima nibwo bwa mbere. Iyo umeze fresh ufite amahoro ubugomba gushimira Imana buri gihe. Cecuru hana tuye nahangaha ngira ngo ubundi ikintu kinatumye tumusura nuko aribana we ku giti cye kandi ararwaye. Ayo makuru twaramenye kuri Favgaz TV turavuga tuti dusuye umuntu twamuganiriza tukumva amakuru ye tukumva impumeko ye. Nahangaha iwe mu rugo twasuje. Amakuru yanyu meze neza twakwinjira se? Meze bite? Komera. Meze sawa? Mama muraho? Murahumeka? Aka kantu se wambaye nagakira. Iyi ni serumu ni biki? Sonde. Ni sonde. Kwa tubwiye abantu badukurikiye hano kuri Favgaz TV ko tuje kugusura nyuma y'imyaka myinshi urwaye twe tuganira nawe ariko sinzi niba mutadufasha kamera wenda dusohotse hanze sibyo byaba ari sawa hanze kugira ngo wenda okay mwadufasha ugasohoka hanze tukaganira. Ubwiriya sonde sukurinda kuyimufasha cyangwa ni uyitwarira? Okay.
bivuze ngo ntabwo ashobora guhaguruka. Ngatari ubwo gutyo nibwo uba wicaye wumva wisanzuye. Nubwo twari tubwiye abantu ko tuje kugusura nk'umurwayi, ariko mbere ya byose ubundi by'urwaye ni ibiki? Ubiduhurize nyine iyi sonde ni ikumarira iki kwanza? Isonde nkari zarizanaga ntabwo namenyaga ko nshatse kwihagarika. None ubu zirimo nizo zicamo muri sonde. Muri sonde ni ukuvuga ngo iyo igihe cyo kwihagarika kigeze zo ziraza zikazamo hano, hanyuma mukagenda mukamena. Ndagenda nkayivetura. None se ubundi byagenze biti? Ntabwo mbizi, nabibonye abizi. Ntabwo wagerageje kwivuza ujye hirya no hino urebe ko bagufasha? Aho nagiye ni kwa muganga kuri iyi sonde. Bahita bakwambika ingingo mu buryo bwo kugira ngo bamfashe mu byo gukora isuku. Ubundi bakubwiye ko ikibazo ari iki? Ntabwo bigeze babimbwira. Ariko nyine ufite n'ubumuga ugenda sonde nayambaye n'ubundi bumuga mbusangamo. We wari usanzwe waramugaye. Ubu turi kuvugana rero ibyo bindi bituma urinda kwambara ako kantu, urumva n'ubundi burwayi ukundi kwabwo. Byo ntuzi ibyo ari byo? Ntabwo mbizi. Ariko ubumuga bwo ni indwara ubana nabwo nyine. Indwara nakira. Ubana nande hano rero? Hari umumama turi kumwe. Wakwitaba nta kibazo niba atari amabanga. Yego. Ndi ku gahanda gatambika ku bigori. Afata agatebe. Umva umugongo ucitse. Watambika kano gahanda kagaruka hano hepfo gake. Yego urambona ndi mu rugo. Ibyo navugaga nti ibyo ubwo burwayi butuma wambara sonde. Ubwo ntabwo uzi ubwo ari bwo. Ntabwo mbizi, nabonye biza gutya. Kuko atari ibintu nabyirukanye. Sonde icometse hehe? Mu gitsina. Oya. Ubu niho bayiteye? Oh my God. Hano rero muri iyi nzu yawe ugira abana, waba warabyayeho se? Uri ntabwo nigeze mbyara. Ndacyari inkumi. Uracyari inkumi? Ufite imyaka ingahe rero? 45. 45 ukiri inkumi. Ubundi ubwo bavuga ko 45 umuntu aba asa nkaho atakongera bivuze ngo kubyara ntibinashoboka. Niyo byashoboka ntabyo nkeneye. Ukeneye kubyara? None se ugize amahirwe ugakira urumva wakwishimira kubaho wenyine? Ibyo byaza mu bundi buzima bushya bw'ababuje. Bo bakubwiye ko muraho bakubwiye ko ikijyanye n'ibi bicometse hano ntabwo bizarangira nyine ngo ntabwo bizarangira ko nyimaranye mu mwaka n'amezi 7. Muraho neza? Muraho, yego. Mwebwe mufite ikibazo? Nese ko ndeba mwahamagaye n'abanyamakuru. Bari baje kunsura. Banganiriza. Ariko nabishimiye nta kibazo. Nese ko barambwiye ko nje kukuvura. Ariko ntabwo mvura. Nta kibazo no kuhuranye nabo ko bari baje kunsura, nta kibazo nabo ntacyo. Ntabwo mvurira hanze. Urebe ukuntu twajya mu nzu. Uyu nguyu ni muganga. Yambwiye ko aza kumvura. None ahuranye nuko namwe muje kunsura. Ndumva twajya mu nzu nta kibazo nawe tukaganira. Patrogene nitwa Junior, ndi umunyamakuru narinje kumusura nigira ngo tuganire nawe menye ubuzima bwe. Yaratangiye kumbwira nyine uburwayi afite, sinzi niba mutakuyangana wenda tukaganira then mwebwe mukaza kugira nyuma cyangwa niba kumuvura byemewe ko tuba duhari. Ariko icyaba cyiza nakora igikorwa bari bampamagariye kandi ukaza no kumuganiriza nyuma numva nta kibazo. None se hari ikibazo byo mugiye gukora tureba ko n'ubundi byo kamera imaze gufata atari bikeya? Nta kibazo kuko jewe sinkorera mu rwihisha. Kuko ibyo mba nkora ndabyizeye.
ntabwo yari uwa mbere cyangwa uwa kabiri, biragenda neza. none se ubwo wamuvuriye hano nyine ko ndeba n'iyi ntuze yiwe isa n'igiye kuzura. Ahubwo umurwayi yaza akamfasha, ntabwo njya nkorera hanze, ndajya mu nzu ku gicumbi. Igicumbi aho ari mu nzu, hano ni hanze. Njye nta kibazo, ariko dufashe ayo mashusho ntacyo bigutwaye. Ntacyo bintwaye jewe. Okay, kamera mawe ubifata. Kuko ibyo nkora birizewe, leta irabizi. Nta kibazo, wakora akazi, ntabwo umuntu yakubuza akazi karuje. Muraho nani? None se ko wari uvuze ngo wavuye kwa muganga wa kizungu, banavuga ko uyu we n'uwiki? uyu nguyu nawe yambwiye ko ari umuvuzi wa gakondo. Okay. Hanyuma sema nk'ubu nk'ibijyanye no urabona ko kwihagarika byo naka kagufasha nko kujya kuri toilette bisanzwe ko nta kibazo? Nabyo birashoboka. Birashoboka. Twari igihe njyayo amaze icyumweru, iminsi 3, iminsi 4 cyangwa. Wenda urebe neza, yewe hari ikintu nk'ubwo cyanyobeye, uko kuntu wavuze ngo kwa muganga nta kintu bigeze bakubwira. Ni gute umuntu ajya kwa muganga afite ikibazo kingana gutyo ntibamubwira indwara? Ntabwo bigeze babimbwira. Ndasibye ko nyine ari nagendaga hoga ati nshaka guca mu cyuma mumbwira indwara ndwaye. Barangije barambwira ngo ntago nabo bamenya ngo indwara yatewe n'iki n'iki. None uyu rero niwe wahisemo ko yagufasha? Nawe nuko baramundangiye vuga ati reka naho ngerageze ndebe ko hari icyo byatanga. None se asanzwe agufasha cyangwa ubu nibwaje? N'ubu tubonanye, ntago twari tuziranye, n'ubu mubonye. Kuba utari wabyaraho na rimwe nta pfunwe bumva biguteye? Oya, nta na kimwe. Ko nasanze bihura n'ubuzima bwanjye, byantera ipfunwe mvuga ntiyibura nabikeneye. None se ubundi burwayi buze ukurumva ubumuga wenda byo utwe ko byari bisanzwe wabanaga nabwo nta nicyo bigutwaye cyane, ariko se ibyo wagiye kumva birizanye byatangiye bitubundi uburwayi byatangiye nshaka kwihagarika nkababara mu kiziba cy'inda. Noneho ariko nkabishaka nkagenda. Nkagenda nkihagarika biza kugeraho nagenda bikanga. Ariko kandi nkumva inkari ziri kunje cyane. Biza kugeraho rero noneho zikajya zizana. Unicaye zikajya zizana. Ubu abaganga bamaye iki mu bwanya bwo kumfasha ngo zaye kujya zimanuka uko ziboneye aho nicaye. Muri kizijyamo igihe cyose zibishaka. Uko yego. Isaha ku isaha umunota ku wundi ziba zirimo koza. Cyakuzura ukagenda ukamena. Ikibazo gikomeye cyane, yo mpamvu abantu b'Imana njye mbabwira ngo igihe umeze neza buriya no kubera imigisha y'Imana. Uyu muvandimwe sinzi nimba ari buze kutwemerera kumuvugisha, ndavuga uyu muganga wawe. Ndabyemera nta kibazo. Ikibazo n'amazina amazina yawe wenda niba ntacyo twaye. Ko amazina y'abasokuru banyise ni Cyambara Ntama. Ariko kubundi ku izina risanzwe nitwa Innocent. Cyambara Ntama no kuvuga Ese ko nasanze ariko ababyeyi banyise kera bakwitaga uko ushaka ko bashaka, kuko hari n'igihe bakurikizaga igisokuru cyo mu muryango. Ngira ngo ubwo watwemereye ko turi bufata amashusho uvura uyu, ubwo ngira ngo mwatangira tukareba ko
biri buze kugenda. si ubwa mbere si uwa mbere si n'uwa kabiri ubwo ni ukuvuga ngo uwo mvuye n'ubundi andangira undi bitewe n'ibyo mba namukoreye. Ndabizi neza yuko uyu ni n'umukene ni nko kumufasha ariko numvise ko afite umwishingizi ariko byanga byakunda ndakora igikorwa ubwo nzi ko bigomba kugenda neza kandi bakazangororera. ngira ngo twatangira nkamenya ikibitera kuko buriya ngo kwica gitera ngo wica ikibimutera. ubu rero ndaje mpamagara abantu bakuru, hari abantu batuboneye izuba batubanjirije abakurambere. Imiti yanjye ntabwo ikoreshwa n'amagini cyangwa iki ariko mfite inzuzi ndeberamo nkazishyira ku kirere, ni gakondo nyine. Izi ni inzuzi za zindi, inzuzi n'udukenyeri twera amasaka. ubwo ari icyo zimbwiye bazihembe ryanjye, iri hembe niryo mbaza, hanyuma nkaza gutuma n'ihembe rikuru tukamenya igitera ubu burwayi. None umaze igihe kingana iki urwaye? Indwara imeze ute? Uko nguko wihinahina. Wavutse umeze gutyo cyangwa? Ntabwo navutse meze uko. Ariko yewe ubumuga bwamfashe ndi mukuru. mbere waragendaga neza mu myaka 6 noneho nahaguruka ngiye nkumva mu mugongo ntago hakomeye no mu mavi. naba mvuye nagera nkariya nkitura hasi ndetse akabo bw'ababyeyi baza bakampagurutsa bikanga. ndibaza ari naho twigeze kugenda n'abana twirukanka gihe cyo muki kumwe abana bateka nyirankono. ngeze ahantu mpita nicaraho narahiriwe kuhava birananira. papa yaje kuhankura icyo gihe ari 10 z'umugoroba. ariko urumva ko ni bimwe byakira ubuvuzi bwari butaratera imbere, ubundi ubwo bigitangira ntiyari kuvurwa gake. Bashyize mu rugo birongera bisa n'ibyoroshye birandekura ndongera ndahaguruka ndongera nkajya ngenda ariko noneho nkagendera ku kibando. bigezeje mu myaka 10 nibwo natangiye kumva ko noneho nahaguruka ngahita nikubita hasi, nafata ahantu ku rugo nahagarara nazamuka nkumva mu mugongo ntago hari kuza, narambura mu mavi nkumva mu mavi ntago hakomeye. birangira rero nicaye gutya. Ntabwo ariko wavutse? Ntabwo ariko Bo urambwira amazina yawe urumva? nitwa Mukandamage Francine. Shiramo hano 3. Mukandamage Francine. Dore ndiyibire mu murama n'urukira mu burinzi ntanguranga umushi n'umushikazi beryo kuri Rusizi. Sogokuru senga bukwase gyanda cyamira abanyimanwe nkora mwuga mandwe imvurugira ku munwa. Dore Mukajyanda Francine dore ararwaye babyeyi. Mugira ikintu mumukorera kuko mwabuze ko nimba tabaza haba ku manywa haba nimugoroba nkuko mwasigiye umurimo muzabigenza neza. Dore nimugira icyo mukora, mugira icyo mukora hanyuma kandi bazatugorera ababyeyi mugaragarire muri izi nzuzi turebe icyabiteye babyeyi. Iyo mvura rero simba shaka abantu bandogoya kuko mba natangiye umwuga w'abakuru. Mbere yuko utangira umuntu mukuru, ibyo ugiye gukora twebwe hari ingaruka byatugira? Nta kintu bibatwara ko naje kuvura si umurwayi kandi nkaba nabibemereye ko mbikoramo hari icyo bitwaye. Dore mandwa y'inkora mwuga mandwa y'isogokuru mandwa y'imvura irakunsi muzamuke mubigaragarize hano muri izi nzuzi muvure Mukagihanda uyu muntu ndeba mupfa amasambu se waba umuzi we? Ntago muzi?
ko ngiye kumugaragaza se nonaha icyo dushaka ni uko wakira. Gusa biragoye ariko birashoboka, reka turebe intsinzi yabyo. Ugaragaza igikorwa ababyeyi. Ko ndeba yaguterereje ihembe akaba yaraguteze akarigutega kugira ngo riguhinahine, kandi ko ndeba wari uvuye ahantu nko kwihagarikara. uri kubirebera ko tutabibona. Njye mbirebera muri izi nzuzi. Ndashaka kumushika rero, ngiye gutuma ihembe rikuru ku gicumbi aze. Turu ni urushiko, dore babyeyi yabahaye imbuto, dore igicuma cy'abakuru tunyweraho amandwa y'inkoramwuga. Mukore umwuga ugaragare kandi bazabahigura, bigende neza ababyeyi. Ngwino ndamuruzi murasa naho muri urungano rumwe, ariko yatumwe na nyirakuru, kandi ndabona agenda ahemukira benshi. Ndashaka kumugaragaza. Kora umurimo wanyu sogokuru, murambere zanjye, mukore ibigaragara, uyu murozi agaragare, uyu muntu ahaguruke. Mukagihanda Forasina, Mukandamage Forasina. Ababyeyi baraje babikore kandi bigaragare nonaha ubu ngubu. Uri kumva? Dore ni mugogo itarengwa, ntawe barusha ububasha ababyeyi. Bigaragaza bizagenda neza. None se uriya muntu ko maze kumushika, abashaka yuko aza akagaragara agatabura biriya bintu, urabasha kugeraho ndeba yabizirikiye uko ndeba wabirenze. Umuntu uri kuvuga ninde? Uriya murozi wamuroze. Waroze uyu? Ndashaka kandi araba yasaze, cyangwa se mbimusubizemo cyangwa mubabarire. Abijugunye mubabarire, mubitwike. Umuntu wakugize gutya imyaka n'imyaka, wowe uramubabariye? Ndamubabariye. Katugende rero mukubita umuti wanjye, abanza bitaburure kugira ngo ubone uko wakira. Urabasha kwandara? N'ubundi igihe wihanganye nicyo kirekire, ndabona ntago biri kure, humura, kandi ikimenyetso kireta kigaragara. Andara rero. Tujyane? Nta kibazo, tujyane. Koze ibiganiro byinshi, iki cyo kirihariye. Ngwino ukuri kuriranga. Aha, muze ndabereka. Tukubabarire wakoze iki? Nararose
ararose muga yego hanyuma se uyu niwe kibazo uyu niwe wabikoze sinamubwiraga ko ndi bumubereke se niwe wabikoze yewe namuroze kubera isambu namugire nabi kubera isambu isambu niyo mupfa iyi ngiyi iri aha ngaha oya ku Gisozi ku Gisozi ni ubutaka musangiye se hanyuma niyo nzira nawe kuko ba mama bacu barapfuye nyine na papa wacu barapfa ariko niyo muziza hanyuma wowe muga ibi biragenda bite ndamubabaza bihagije kuko yamubaje igihe kirekire ibyo utaburamo ni ibiki ninde ubikubwiye oya ndashaka kugukorera nk'ibyo wari wamukoreye ndashaka kugukora nk'ibyo wari wamukoreye bikujyemo namwe mukoreye pe kubera isambu igihe rero kubabara imyaka nk'iyo yababaye nta kibazo ariko yavuze ko yamubabariye ntabwo wavuze ko ngo umubare bariye wowe namubabariye nta kibazo ufite ntacyo kubona umuntu wakuroze ukamubona n'amaso ku maso uzundi kutamureba nawe azababazwa n'abandi ariko njye namubabariye we kuri wowe nta kibazo nta kibazo hanyuma se ubundi kiriya teruye ko wagira ngo ni umutwaro wagira ngo ni igikombe yatsindiye cya shampiyona ni igiki ubundi kiri dore amapfundo ko yari yamuzingiye kuri aka gatambaro amuzingira kuri ihembe ese ubundi ubwo iryo hembe ni iry'iki iri hembe ni iry'inyamaswa yo mu ishyamba ntabwo ari iry'inka ndabona ari iry'inyamaswa yo mu ishyamba sinamenya iryo ari ryo ubwo aya mapfundo niyo yamuzingiyeho amuzirikira kugira ngo atazahaguruka ariko ngiye kuyapfundura kuko ikimana yakoze nuko yampaye umurimo kandi n'abakurambere barabungabiye hanyuma muvure akire umuntu akagupfundika ku gatambaro aka ngaka byose bikora ijambo noneho ndabona uyu musatsi nawo ari uwo yakuye mu irimbi w'umuntu wapfuye oya nibyo pe kugira ngo azagende nyine amukurikire amumutongeraho ni umuntu wo mu muryango kugira ngo amumutume hanyuma rero bikorwa n'iri hembe ashyiraho andi magambo amutongera ku muntu umwe wabo wapfuye kugira ngo inkurambere zo mu muryango z'umuntu warogaga ariko uyu muntu nawe buriya yari yapfuye aroga niyo mpamvu iyo wapfuye uri umuvuzi baguhamuraho umuntu uvura ariko iyo ari umurozi bamugutongera urabona ko yamutwaye umusatsi reka dusoze usubije kino kibazo abantu babonye uyu mudamu ukuntu agenda uburyo ameze imyaka amaze arwaye kuno kuntu soza ubwira abantu ubu nyuma y'ibi bibaye turaza kumubona ameze ati nyuma y'ibi bibaye mugomba kumubona ari muzima kuko icyabiteraga nagikuyeho kandi nabizinguye ibyo yari yamuzingiyeho ngira ngo no mwitangira mwari muzi yuko wenda nababeshya ariko njye sinjya mbeshya nkorera ku mugaragaro ufite ibyangombwa byanjye noneho kandi yaba ari uri mu mahanga ufite nimero iri kuri WhatsApp ushobora kuzana ifoto nkakuvurira ku ifoto n'amazina yawe kandi bikagenda neza hanyuma igikorwa nagukoreye nawe ukazibwiriza ukampigura ntago nemera ko ifoto wayivuriraho umuntu ngo bibeho bishoboka gute ibyo bintu biriya bintu uko bishoboka n'ubundi hakora ijambo n'ubundi uzi ko ari ryo rirema ari naryo Imana yakoresheje ngo tureme isi ari naryo ijambo ryonyine ururimi ni agashashi gato gashobora gutwika n'ishyamba ni ukuvuga ngo ifoto iyo nyifite nkavuga ati ni ya mwene runaka wa gutya na gutya mpaye n'amazina ntuma abakurambere nkatuma imbaraga nagabiwe n'ababyeyi zigaba zikaganza hanyuma umuntu agakira agatanga yibanze akazanampigura
ibyo ubafasha abantu nyirizina ko abavuzi ba gakondo giye mpuye nabo kenshi abantu barabizi badukurikiye buri wese avuga ati hari ukuntu mbigenza ntya no kwa mbigenza ntya wowe umwihariko wawe uko bigenze umuntu agwamaga ati jewe bimeze nabi cyangwa se wenda mu rugo byananiye ibintu bije bitandukanye ubundi ubigenza utenyiriza ubundi burya inshuti niyo gusiga indi cyangwa se umurwayi nagiriye neza ashobora kumpamagara cyangwa se nanjye nkakwihera nimero kandi ikintu kimbabaza nuko bangeraho usanga ari ba bantu bagiye ahantu henshi nkabakorera ibitangaza ahubwo baramariye n'ahandi ariko kubera wa muntu nagiriye neza agahita abaha nimero wenda akampamagara kugira ngo nawe mukemure ikibazo ni niyo mpamvu n'uyu mubyeyi yampamagaye kugira ngo nze nkemure ikibazo urari wabimurangiye kandi nzi neza ko igikorwa mwabibonye ko kigomba kugenda neza mu by'ukuri rero yaba ari mu Rwanda yaba ari umukobwa wishakira umugabo wenda yajya kugira nk'ubukwe bukanapfa yaba ari muri Amerika yaba ari hehe nimero zanjye ndazifite